imitwaro iba myinshi kandi siko yose ingana, waba muto cyangwa munini burya urushya umutima. Ni G major, iyi ni E minor, do ikaba ari C major, tugakurikizaho A minor, hanyuma tukaza gushyiramo Re majeur, akaba ariyo D major, tukaza no gushyiramo noneho Re septième, akaba ariyo twita D7. Ndashaka kuba wawe nyabuna, nkora ku mutima ndusheho kukumenya. Hano uva muri dogo tujya muri la minere, ngana redo, waba muto cyangwa munini burya urushya umutima. Ugatushyiramo noneho ya Re septième. Emma Talks, ijwi ry'amakuru y'ukuri n'ibiganiro. Imitwaro iba myinshi kandi siko yose ingana, waba muto cyangwa munini burya urushya umutima. Mpora nshaka kukumenya biruta uko muzi ubu, bikambera umutwaro, mbabarira unduhure. Ndashaka kuba wawe nyabuna, nkora ku mutima ndusheho kukumenya bihagije. Nyibwira nyibwira, ndashaka kuba wawe nyabuna, nkora ku mutima ndusheho kukumenya bihagije. Nyibwira nyibwira, ugira ineza n'urukundo n'imbabazi bihebuje, ugushyitse w'akaboko nukuri abahiriwe. Kukumenya nibigurwa, hakora umutima ukunze, kora ku gatima kanjye nanjye nkujye inyuma. Ndashaka kuba wawe nyabuna, nkora ku mutima ndusheho kukumenya bihagije. Nyibwira nyibwira, nyibwira mutabazi, nyibwira nyibwira. Iyi ni indirimbo nziza cyane ya Niyomugabo Philemon, akaba ari indirimbo uyu mugabo yahimbye, araririmba. Ni umugabo w'umuhanga waririmbaga neza cyane, ni nyakwigendera kubera ko yaje gutabaruka, ariko duhora tuvuga ko umuhanzi ntabwo apfa, ahoraho iteka ryose kubera ibihangano by'aba yarasize. Benshi bahora bumva bagasubiramo bakabicuranga, bityo bituma atazima, ahubwo ahora ari mu buzima n'ubundi butazima. Aha rero ngewe ikinzanye ni ukuza kubereka uburyo ino ndirimbo mwayicuranga, kubera ko hari abantu benshi bakomeje kugenda banyandikira, bakunzi ba Emma Talks bajya bashobora n'ubundi kutwandikira bakavuga bati uzatubwire cyangwa se uzatwereke kuri ya ndirimbo ya Niyomugabo Philemon yitwa Nyibwira. Byiza cyane. Iyi ndirimbo rero iri muri Sol majeur,
ikaba muri mi minere. Mi minere tuyifata dutya mumaje kuyimenya, ikaba muri do majeur, ikaza kuba muri la minere, ikaza noneho no kuba mu cyo twita re septième, tukayifata gutya. Nayo manota agize iyi ndirimbo. Mu cyongereza ni sol niyo twita G, mi ikaba E minor, birumvikana. Iyi ngiyi ni G major, iyi ngiyi ni E minor, do ikaba ari C major, tugakurikizaho A minor, hanyuma tukaza gushyiramo re majeur, akaba ariyo D major, tukaza no gushyiramo noneho re septième, akaba ariyo twita D7. Akaba ari iyi note rero agenda ashyiramo hagati. Navuga ko ari nayo nshyashya muri izi note zose turimo gucuranga, kuko izindi zose naraziberetse. Yatangira yacuranga gute mu gitero? Atangira ahera kuri so, agahita akurikizaho ya re septième gutya. Okay, noneho akabona ubwo gutangira no kuba yacuranga n'ibindi wenda bikurikiraho. Aha rero sol majeur murayizi narayiberetse, mi minere murayizi narayiberetse, afite n'imigozi ibiri. Do majeur nayo murayizi ko nayiberetse, re majeur murabizi ko nayo twarayibonye ukuntu tuyifata n'uburyo ntabwo bigoye. Aha rero icyo ngiye kubereka nshaka no gutsindagira ni note yitwa ni note ya re ariko septième. Ni uko nguko tuyifata. Urutoki rufata umugozi wa gatatu, uru rugafata umugozi wa mbere, hanyuma urungu rukaza rugafata umugozi wa kabiri, tugafata gutya. Hano nashyizeho kapo, ariko nabifatiyemo unafashe muri note zisanzwe ahangaha niko wabifata, ni ibisanzwe. Nuko magira nyine ngo note gucurangira cyangwa kuyiba nayibereka, ariko iri muri note nziza y'hejuru bigendanye nuko nawe na nyirayo yayicuranze. Nuko nguko re septième rero bafata iyo note. Hanyuma mu gutangira agatangira kuri so gutya, re septième, hanyuma rero agatangira agarata. Kugarata ahangaha reka mbibereke gutya gutya, turi kugarata ugarata gutya ngo ahangaha ukubita umugozi wa mi, noneho do gutya, noneho ahangaha ugeze hano kuri re septième ucuranga gute gutya, ukubita uyu mugozi wa kane wa re ukawukubitana n'iyi ngiyi yindi gutya gutya. ngira ngo murabireba, cyangwa gutya gutya. Nuko nguko kugarata manimo kugarata, nuko warupesha nyine. Noneho imitwaro iba myinshi, tujya hano kuri mi, kandi yose sikwinga. Hano uva muri dogo tujya muri la minere, ngana re do, waba muto cyangwa munini, burya urushya umutima, ugatushyiramo noneho ya re septième. Nurumva ni nk'agasekope, twavuga ko ari sekope nyine, nakajya kaza kuzuza biriya bihe, ugahita ugashyiramo gutya. Mpora nshaka kukumenya birutuko, murabona ko tujya nyine muri do, birutuko biruta uko muzubu, bikambera umutwaro, babarirundukure. Igitero nuko nguko nyine twagicuranga. Hanyuma inyikirizo, ndashaka nyine utangira muri so, ndashaka kuwawe nyabuna, ahubwo ushobora no gucuranga ndashaka kuwawe nyabuna, nkora ku mutima ndusheho. Ushobora gushyiramo akantu gutya nako kugira nyine ngo kabiryoshye, sibyo? Noneho
ndashaka kuwawe nyabuna, kora ku mutima ndusheho kukumenya. Bihagije bihagije, ngira ngo aha muri kwareba. Bihagije nyibwira anyibwira ukongera sasa nuko nguko. N'igitero cya kane cya gatatu nuko nguko, wenda akaza kuzinyikirizo. Mu gitero cya gatatu cyo harimo akantu gato nashyiramo, nakwibagi rwamarushywa n'imiruho biri hanze, redo mu maso y'abatinyitse, mbere ngabinkingira, amaganya n'amarira byose bisige nawe. Ahangaha ngira ngo muri kubireba, sinzi irimo kubireba neza, kameramani agerageza kubereka neza. Amaganya n'amarira byose ahangaha sinzi, ndabona kameramani wacu ahari hari ukuntu atarimo kubikurura neza. Reka kino gitero mbere, igitero cya gatatu kirimo wenda utuntu dusa nkaho twahindukaho gatoya. Nakwibagi rwamarushywa n'imiruho biri hanze, redo mu maso y'abatinyitse, mbere ngabinkingira, amaganya hano n'ubundi utangira nyine muri soro. Amaganya n'amarira byose bisibwe nawe, makubo n'ibyiza gusa, makubo n'ibyiza gusa. So ngo tukiremo bemoro ya so, makubo n'ibyiza gusa, sukurira umutima. Okay, murabona ko nabyo nta bigoye birimo. Noneho refure ya nyuma cyangwa inkirizo ya nyuma, ndashaka kuwawe nyabuna, ndashaka kuwawe nyabuna. Ushatse wacura ngo tuce muri re, ugomba kujya muri miminera gutya. Ndashaka kuwawe nyabuna, ora ku mutima ndusheho kukumenya. Bihagije nyibwira. Noneho kari agasoza inyuma uhita ukubita gutya nyibwira, agasoza nyine gutya. Nyibwira mukunzi, nyibwira nyibwira, ukongera nyibwira mutabazi, nyibwira nyibwira gutyo usoza. Mukunzi nyibwira nyibwira mutabazi, nyibwira nyibwira mukunzi, nyibwira Okay, nuko mukindira bimeze. Niba mutabibiri ubona neza, narabwiye ngo mujye musubiza inyuma, kubera ko mana bakoreye video nziza cyane, kugira ngo nimushaka no gusubiza inyuma musubize inyuma, cyangwa munazuminge, byose mujye mushobora kuba mwabibona neza cyane. Indirimbo rongiyo abantu bayinsabye bavuga batuzatwereka indirimbo yitwa Nyibwira. Nizera ko muyibonye, mukomeze kwiga kandi mukomeze kwiga mumenya, nicyo mbifuriza. Kandi mujye murushaho no kujya
muri komenti mwandikemo mutubwire n'izindi ndirimbo mwumva mwifuza ko twajya tubereka, tuzajya n'ubundi tugaruka tuze tubibereke, kubera ko hano kuri Emma Talks nta na kimwe mwahabura. Reka mbashimire rero, mukomeze kugubwa neza, Imana ikomeze ivange mu byanyu. Ngiye nk'ibisanzwe Emmanuel Nshimiyimana, umugaragu w'Imana n'abantu, mukomeze kugira umunsi mwiza cyane kuri mwese.